Soma dusome Bibiliya twunguke byinshi ni buri munsi ku Kibabi TV, aho tuzajya dusoma igice cyo muri Bibiliya. Reka dusome twunguke ubumenyi. Abantu bose muri iyi si bemera Bibiliya n'abatayemera bakwiriye kuyisoma, gusa nyuma y'uko bitaborohera kubera igihe turimo ndetse n'uko Satani agenda dutega ubuzima bugoye butwibagiza gusoma Bibiliya. Nk'ikibabi TV twabahitiyemo aka kanya ko kujya dusoma igice cyo muri Bibiliya guhera ku itangiriro kugeza ku byahishuwe. Uyu munsi turaza kuvuga ku gitabo cy'itangiriro igice cya 8 kigizwe n'imirongo 22. Umwuzure urakama, Nowa asohoka mu nkuge. Imana yibuka Nowa n'ibifite ubugingo byose n'amatungo yose byari kumwe nawe mu nkuge. Imana izana umuyaga ku isi, amazi atangira gukama, amasoko y'ikuzimu araziba, imigomero mu ijuru iragomerwa, imvura iva mu ijuru iricwa, amazi asubirayo ava ku butaka budasiba. Ya minsi 150 ishize, amazi aragabanuka. Mu kwezi kwa karindwi ku munsi wako wa 17 ya nkuge yahagarara ku musozi wa Ararati. Amazi agabanuka ubudasiba ageza ku kwezi kwa 10. Mu kwezi kwa 10 ku munsi wako wa mbere, impinga z'imisozi ziraboneka. Iminsi 40 ishize, Nowa arakingura idirishya ryo mu nkuge yabajije, yohereza igikona kirajarajara kugeza aho amazi yakamiye ku isi, maze yohereza inuma kugira ngo amenye yuko amazi agabanutse ku isi, maze ntiyabonaho ishinga ikirenge cyayo imugarukaho ku nkuge, kuko amazi yari akiri ku isi yose. Ayisingiriza ukuboko arayenda ayisubiza mu nkuge. Asiba iminsi 7 yongera kohereza iyo numa kuva mu nkuge, igarukaho ari nimugoroba ifite ikibabi kibisi cy'umunzenze mu kanwa kayo, icyo yakuye ku giti. Bituma Nowa amenya ko yuko amazi agabanutse ku isi. Asiba indi minsi 7 yohereza ya numa, ntiyasubira kumugarukaho. Mu mwaka wa 601 mu kwezi kwa mbere ku munsi wako wa mbere, amazi akama mu isi. Nowa akuraho igipfundikiye ya nkuge, arareba abona ubutaka bwumye. Mu kwezi kwa kabiri ku munsi wako wa 27 isi iruma. Imana ibwira Nowa iti, sohokana mu nkuge n'umugore wawe n'abana bawe n'abakazana bawe, kandi usohokane ibibaho byose muri kumwe byo mu bifite umubiri byose, inyoni n'ibisiga n'amatungo n'ibikururuka hasi byose, kugira ngo bibyarire mu isi cyane, byororoke bigwire mu isi. Nowa asohokana n'abana be n'umugore we n'abakazana be, amatungo yose n'inyamaswa zose n'ibikururuka byose n'inyoni zose n'ibisiga byose, ibyigenza ku isi byose nk'uko amoko yabyo ari, bisohoka muri ya nkuge. Nowa yubakira Uwiteka igicaniro, atoranya mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira no mu nyoni n'ibisiga bitazira, atambira kuri icyo gicaniro ibitambo byoswa. Uwiteka ahumurirwa n'umubabwe. Uwiteka aribwira ati, sinzongera ukundi kuva mu butaka kubw'abantu, kuko gutekereza kw'imitima y'abantu ari kubi uhereye mu bwana bwabo, kandi sinzongera kwica ibifite ubugingo byose nk'uko nakose. Isi ikiriho ibiba n'isarura n'imbeho n'ubushyuhe n'impeshyi n'urugaryi n'amanywa n'ijoro ntibizashira. Cyo ni igice cya 8. Soma dusome Bibiliya. Sangiza abagenzi bawe iki kiganiro. Twimenyere Bibiliya, tumenye ibyanditswe muri Bibiliya, aho kuyitunga utazi biri muri iyo Bibiliya. Turabashimiriye, mugire umunsi mwiza.